Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza Yezu Kristo nkuko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati: musabe muzahabwa, ushakashatse muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, ushakashatse akaronka, nukomanze agakingurirwa. Mbese ninde muntu muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi akamuhereza inzoka? Niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, so uri mu ijuru azarushaho ate guha ibyiza babimusabye? Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose namwe mubibagirire, ngayo amategeko n'abahanuzi. Iyo ni ivanjili ntagatifu.